uwo mudamu babanaga w'umupagani ushaka gutana nawe amureka bagatana nge no ku mudamu uwo mudamu nawe babyaranye yaremere ko gafaranga wamubereye umupagani kuko buriya upagani ushobora kuba impande zombi donc buri wese bibiri mvuko bivuga ngo umuntu akunanira uzamugandiza nahindukira uzabonye mwene so niyanga umuteza umwe nibyanga umuteza abiri nibyanga umuteza batatu ngo nibyanga umuteza itorero ngo niyanga kumvira itorero ngo azakubeho mu pagani rero iyo abantu bamaze mu rugo kuvuga atakanaga kikandi imbere The Unity TV. Together we can change the world. Bakunzi bagasaro TV na Unity TV tubahaye ikaze umerereye mu mande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane twakiriye Apotre Mutabazi kabarira muri n'ubundi nibisanzwe nakagaruka tugaye ikaze mubye murakoze ko mikaze meze ute ndishimye meze neza urakomeye ndakomeye ndakubona nubwo mbe nkonyambaye kobo ariko mbwira nk'ikintu cyaba cyambabaje none se kwisi ibirushya kari byinshi wabuzwa n'iki oh nta muntu utababara nibyo ahubwo uvuga ko utabyegereza umutima ntegereje ikizambabaza kubera ko wasanga kizabaho nta muntu utababara ahubwo twese ntabwo twakira ibintu kimwe kubabara ni amahitamo ni amahitamo nyine ushobora guhitamo kutabazwa n'ibibabaza abandi ahubwo ukagira ikibazo cyawe ku giti cyawe nkuko Mutabazi ushobora kumutuka ariko undi yaza ku ruhande akagukubita ukarwana rero navuga abantu bose bafite uko bakira ibintu nyibwirira amakuru y'iminsi nabyizi umunsi nabonaga turi muri secondaire hari umwana ukubwira atuntutse kuri mama nakwica bakanjyana business satarande abandi bo noneho kandi ubona iki groupe kimwe muri classe imwe bo yajya kumusuhuza ngo mwana agahita mu hamyina n'amabere y'ibintu byose akana bararanya muri cya kandi ngo nibwo buryo bwo gusuhuza do insuhuzanyo yiye yabo nk'abajama none nkavuga ngo kucyungu yumva yakica umuntu kucyungu yabikoresha nk'insuhuzanyo byose ni mu mutwe so about the mindset so ngikintu rero kije kitari kimeze uko nabishakaga ya nkoresha uburyo bwose kibyara inyungu yanjye ngakomeza imbere ntago na ibibazo se bazabivamo nta kibazo ushaka kwiteza ikibazo nicyo washatse kugira ikibazo cyasi ikimitekereze n'imyumvire yawe uburyo bikoze byagize ikibazo so ko ntashobora gukontrola ibimbaho rero nge nkontrola uburyo mbyakira n'uburyo mbifata n'uburyo mbyumva wari umeze neza yameze fresh nubwo mbe ngo nyambaye ikoboyi kabisa uva twatangiye gukorana ibiganiro nibyo wow ubushatse kunshinja yuko ntagifite uburyo nifitemo impano yo guhimba style cyangwa se kuba uratangiye fashion designer cyangwa se style I don't know how gusa yabiwo yabayeho nyine numva mbinjemo ndavuga reka mbikora ariko dore na weekend iregereje cyari kwa gatatu siko gatatu kwa kane uravugisha ko twageze kwa kane wow siko turi kwa kane usigaye wibagirwa n'iminsi nyibaje Neka twikomereze navuga hari byinshi biri kuri imihanda ndetse hari uburyo kimutabazi yumva ibintu hari uko mbyumva hari n'uburyo kirunaka byumva ntago ari ngombwa ko twese ibitekerezo byacu bigomba guhura ari nayo mpamvu hari abifuje ko Apotre twaganira numva yuko byaba byiza umugani twumvisha ibitekerezo bye murakoze ndabifite ibitekerezo ese ko sinumva nsigaye witonda ariko kuraje kabisa hanyuma mu minsi yashize navuga none se wamenya ari ibiki ko mbona abantu basigaye tunganye umubare w'abana basigaye babona izindi nkumi nganuka inkumi zimvaneho umutima sha reka nitwararike nibombarike wasanga nawe ubonye cyane wasanga ejo wenda muzataha ubwanjye amenya ari ibiki uretse ko buriya bwose namenye nimba bwatashye ntabwo nicayemo nta bimenyetso simusiga byoroshye ko wabifata nkaho utabaye ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe kwitonda wasanga ari byo sawa n'imyaka ibiri migendeza nyegera wumva bishoboka wakifuza indi nkumi donc hari gihe ejo ndinumvishije umuntu wabajije umugabo ati bishoboka yuko akongera ukarungura hose ukwamukwa kangaye arangije aramusubiza
uti ngewe namukwa inshuro ntazi umubare wazo hari n'undi wabaza bishobotse yuko wakongera ugakwaruna kapo nyinshi buri uzishyize hamwe 70% zakubwira ko zitakongera kwerekeza iyo nzira aya benshi niko bavuga hanyuma wowe kandi n'abavuga yuko bakongera siko bese wabizera abantu benshi bari kuri kamera badushyiraho ndetse ubwenge bwo kubaka bunavuga yuko umukobwa akubwira ati ndi mwiza uramubwira uti kurenza bose ariko la vraie vérité imbere hari igihe barukunde ariko nyine bo ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya abanyarwanda bakeneye gusirimuka yego abanyarwanda basirimutse mu kuhora kuri WhatsApp kuri chat Snapchat bagakata bakagaruka ariko babona umuntu motion akoze ibi nibi bakabwanuka ibi bintu bije bite nkurikije uburyo mwanyeretse ko mwajyanye n'isaha igeze Kanye West yasohora yizi rwose mwese mukazambara guci mukazambara na ya indi ndayibagiwe niwe donc bikagaragara yuko muri kujyana na isigeze muvuga nkuko isi vuga mucata nkuko icata mudatinga nkuko idate so in the end hari ibintu bimwe na bimwe mutari busigaremo nicyo kintu cyitwa ko abantu bashobora guhura dore ko bahura nta wabigishije uko abantu bahura dating nta muntu ujya yigisha abantu ko bagomba gukora dating neza so bajya gukora dating bagakora dating imeze nk'iyo Dawidi yari yakoze kuri Mikali uretse ko ngo yagomba gushakana na mukuru wa Mikali sinzi ukuntu bamutekinitse muri umuna ari we Mikali aragenda mu bero rwandiko icyabaye nubwo ari kitanditse muri as divorce nge nkibara nka divorce Dawidi ashaka Abigail sinzigera mbuza Dawidi gutandukana na Mikali igihe yabonye Abigail sinzigera ariko abantu ari kunyumva suko nyobe ko byanditse muri Bibiliya nge ndi gukora paraphrase ubwo aho nageze nimba watakaye bihangana sinzigera mbuza na Abigail gusigana bare uwo Abigail yita ikigoryi urugero menye ko umugore wanjye amfata nk'ikigoryi nkuko Abigail yafataga na bare nk'ikigoryi uwo yasigara hajya gushaka atari bumfate aryo so mu byukuri rero bamwe byatewe n'imyizerere babwira ngo sigaho divorce ni icyaha ako nagatwiko k'abanyamadini bimeze nk'uko abanyamadini bose azakwemeza yuko ituro ritangwa mu kibo cyo mu rusengero gusa ngo nujya kureba umuhanuzi mu rugo iwe muri Gobyore ngo niyo yasenga ijuru rigakinguka uzajya umureka ngabo baba barahamagaye n'Imana ngo barahera ubuntu izajye bahera ubundi wagera mu rusengero kuko nyine ari umuvugizi ati shyiramo hano ituro ni none ni ikinyoma ituro umuntu aho yaboneye umugisha wose yaritanga ubwo nshatse kukwereka ngo idini nkuko ryatubeshye mu maturo ngo aza mu kibo gusa uwo mwahuriye mu muhanda akaguhesha umugisha we ntiwarimuka so ni nako ryakubeshyira muri divorce nukuvuga kuri we nka Mutabazi buretse gato divorce ubifata gute ubwo nagira ngo mbanze nkure icyo kintu cy'abitwaza Bibiliya bakumvisha yuko divorce ari icyaha muri make divorce si icyaha muri Bibiliya si icyaha kiretse na mu idini y'iwabo muri Bibiliya mu Bakorinto havuga neza yuko ibana n'umuntu utizera uwo muntu utizera agashaka gutanura mureka gatana mu ijambo rito Bibiliya ntago yemerera umuntu kwimana divorce ndetse Paulo anatanga impamvu aravuga ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro bivuze iki urwo rugubamo rumeze nka Gehenomu amasengesho yo mu byumba no mu misozo zamukamo bikaba bimeze nko gushaka gushyira muri iyo Gehenomu climatiseur cyangwa AC muri kumpima nta mana izabiguhembera uretse ko nucunga nabizana kubuza ijuru donc iyo urugo rubuzema amahoro intwari irimo irasohoka ikajya gutangira urundi rugo okay muri make bireta byumvikana yuko cyokoze ndavuze ngo banza ugerageze nimba ugisha inama ayo mahoro akaboneka uyu Sandrine mbona wagira ngo yanga divorce nawe umwegere rwose agwe technique izo technique zose nizanga ngewe ikintu nemera amahitamo y'umuntu
amahitamo ya Mutabazi navuga ngo Mutabazi kabarira muri se mfite abana 5 ariko kuko nta mahoro ndi kubona kuko umugore wanjye nabonye yabyibushye yazanye igicece yazanye n'ibiki reka nishakira umwana muto uzana amatiku mu kiganiro gabanya amatiku ndabizi ntago ukunda ibyo bintu bushaka ko abantu ngo bagumana nanjye niyo ideal se ideal nanjye nakishima ko abantu bagumana ndavuga nganje sibyo none se Mutabazi ka ngurugero ubanye becece bibaho cyane ubushatse kuvuga ko umuntu yangiye umuntu uko asigaye adatiteye neza ashaka utwana oya si bibaho se ariko urabivanga ute no kuba habuza amahoro ibyo bintu bibiri no bihuriza hamwe ntago bihura amahoro swata jyangwa nuko agiye gushakana swate amahoro yabuze byose byashoboka rero anigiye bo anyway none se ariko nyibwo nayo manje gukuraho hypothesis cyase igitekerezo cyo bango ngimyizerere no Yesu yaraje arababwira ati umugore wawe ntago wamufata sambana wagira ngo asigaye acuruza mu migina ngo ati rwose aho ngaho wamureka ati gusa wenda iyo umusenzi utamuhoye usambanye umuteye gusambana anyway tube turetse aho ngaho utahinjira cyane ko ntabwo nshaka kwigira nk'umuntu waje kwigisha Bibiliya cyane ariko ubishyira mu myizerere ahubwo ngewe ndi na leta hari abapasiteri bamwe nafunga umugabo akubita umuhini umugore aca umugabo gahunda ibyo ni ibintu tugenda tubona amakuru naperereza nkamenya nimba we pasiteri bataje kwatura cyase kubabwira ngo basengere nkakubaza wigeze umenya urwego ibi bintu byabo bigezeho kuki utabiripotinze hariya hanze mu bihugu byateye imbere kuturusha iyo umuntu aje kwaturira ibyaha akavuga ko agiye guturitsa igisasu kigaturisa stade ugomba kuripotinga muri polisi iyo umuntu aje akakubwira ko ashaka kwiyahura uri pasiteri ujya kuripotinga polisi igahamagara psychologue mbese ntago bakomeza kuvuga ngo ibi bintu ngo nibyo mu idini ngo reka dukomeze ngo nibanga rya confession umuntu agiye guturitsa stade irimo abantu nukuvuga iki umuntu nimbaje kugisha inama ukabona urwo rogo ntaho ruri nta namanegeka mu bishoko mubwira biri ahubwo we pasiteri ni wagombye kumugira inama ukamubwira uti senga Imana uyibaze urugo rusoke ariko ushingiye kuri ABC cyangwa se ugakoresha icyo twita counseling ntago ubwira umuntu icyo gukora ariko umufasha kugira ngo icyo kintu kiri muri we yumva yakora ariko asa n'umuntu ugitinya abashe kuba yabasha gufata icyo gitekerezo abigikira mukuru nshatse kuvuga ngo urugo Paulo yabivuze neza mu Korinto rugomba kubakira ku kintu bita amahoro muri mu Bakolosayi haravuga ngo umubano wanyu ngube ufatanyije n'umurunga w'amahoro rero iyo utabaye ukaravuga ngo umurunga w'imibando mu byumuka umuntu asigaye ahunda amabere ya nyina undi agahita mugira gute undi akabamuteye icyo munda undi akagize gute kandi ibyo bigahera ku wa mbere bikagera ku wa kabiri direndi au dimanche bigahera mu kwa mbere bikagera muri December umwaka wa mbere ukajyamo wa kabiri ntago ari ibintu wabwira umuntu ngo gumaho ngo gumuho ngo niko ibyanditswe bivuga iyo uwo muntu abikoze gutyo ugisha inama bagiye mukazishyira mu kureba mukarako zakora iyo zanze mugisha abandi inama iyo none inama zose mwazigishije mukagerageza hari n'uvuga ati none ngiye guceceka gaceceka bikanga ukavuga uti none ngiye kujya ntaha saa 9 z'ijoro yaryamye aha ukiza subira yivuye niwo mwari muri kumwe anyway ibintu byisha abantu barabizi hari igihe kigomba kugera umuntu akavuga ngo uyu muntu niduhuza do A a Z habayeho kudetinga nabi mbyibeshyamo dore ko nabane bari kubatereta usanga umukobwa afite agasoda ka orange kandi ubwo izana zararenze hanyuma umuhungu noneho agafata akantu ka orange ngo kera bakitaga kama vierge ariko ubwo wasanga niyo philosophy gihari akabaza umusore ngo do you love me ikibazo cy'ubugoryi gusa do you love me se bari gukora divorce ntago babibabwiranye mubaze ikibazo kiri serious mubaze ngurambwe ngo ndumufasha wawe you want to that I become your helper what are you doing what is your vision wowe uragana urugendo rwa rurerekeraye kugira ngo ndugufashe naho se umuntu ajya no gushaka umugore nawe ataramenya vision ye reka nkwe nk'urugero ariko utarutwara nabi Mutabazi yagiye gushaka yumva ari umusore w'imyaka 24 yumva ari engineer en construction ufite akamitsubishi ku muryango umwe
hari igihe najyaga gukingura kakanga gukinguka, ndakibuka ka blue irifonse, ubwiye umuntu ngo baye bumufasha wanjye, umufasha iki kuzamura ama etage ya Kigali. None ejo ngo haranditswe ngo, none ejo ngo politiki nibisa nabyo nakinyenyejemo. Wagize ngo ibyo bintu uretse Yesu Kristo ugira neza, hari igihe bitera mbute yaje, kuko umuntu yakagombye gushaka yabanje kwishaka. Imana yahaye Adamu umufasha witwa Eva, yabanje kumuha icyo bita ergon. Iramubwira imwereka Edeni, amubwira ngo ingobyi yihingire uyirinde. Ariko uriya jambo avuga ngo yihingire mu cyongereza baryita walk the ground, walk the garden. Ariko biratangaje mu gihe burayo ntabwo wakoresha jambo rivuga gukora, hakoresha jambo bita ergon. Ergon bisobanura to become. Birasekeje. Bivuze iki? Abantu benshi bakora ikosa ryo gushaka batarabicaminga. We want to date and to get married before becoming who we were created to be. Bigatuma uwo muntu uje aza ku muntu utarisobanukirwa. Ibyo byose rero tuvuga yuko romarerete efe byarabaye nyine. Na wandi wateretwaga yahisha imico ye yose. Urabizi yuko abane badatinga mwa. Wamunyera ukagwa. Na Sandrine n'isasu tureba uba kudatinga waka. Yego. Ko kurerembura niho biva. Mvuze sasa ariko n'urwenya nateraga ntago sasu ndabukubonana. Kandi si ubwiza ukuri buri munsi aho kukumva yuko si nkurusha abantu bano kuri kamera uri n'isasu babimenya kurenza nge naganira gatagira umuntu uvuga ko navuze ko Sandrine n'isasu. Ariko umukobwa w'isasu yiba mu dating ararerembura. Abantu nimba badashaka ko divorce ziba bagabanye kurerembura baba datinga, nimba batazi ko bazarerembura ubuzima bwabo bwose. Ikindi, iyo muteretana muhura yahembwe, muhura yisha umuzungu, mukajya gufata akantu inkoko muvovora, muhura muvovora, mwaza abana mu rugo mukarubanamo, mwabuza y'inzu mukarubanamo, bari kukwishyuza mukarubanamo, mufite 10 mukeneye amakara, mukeneye pampa, mukeneye noneho ukasanga wa mugabo washatse muri kuvovora inkoko, iyo mutangiye kudiringa n'ibibazo byabarenze abundi n'umugore akabundi. Noneho buri wese yareba undi ati ariko se akanaga kindebe imbere yanjye. Ibyo bintu rero nimba mudashobora gufikisinga imitekerereze yanyu bikanga rwose. Intwari nige kuzana impapuro. Intwari kazi nayo yigwa mu ntege isinye itazanya amatatizo. Mu byukuri ninde washatse kuzana Bibiliya ngo yivugishe? Erega abanyedini ndabazi. Ariko riba nahantu uvuga ituro ryanditse kuri page zirenga 40 bakajya bakakwanjama. Nubanga amadini yaraje yigisha abantu ibindi bintu ntazi byari byo. Noneho idini ndetse na Bibiliya bihinduka ibintu byo gutwaza abantu igitugu. Ntukambare gutya. Wari n'umuntu waza kamwanga ariko apotre yambara ikoboyi kasi ibi ni iki noneho. Ubu muri Bibiliya handitse ko apotre utagomba kwambara ikoboyi. Wenda vuga uti muri discipline ya styling igezweho y'iyi myaka turimo. Ariko bitazira Bibiliya ngo bihuze n'ibindi bintu. Mu byukuri rero bari abana bakoze ubukwe mu baveho. Nakoze nje bushakashatsi ntago ndi mu mikino. Abantu baba muri comment by'umwihariko. Nubwo wenda uretse nabo muri comment nabo kuri mikoro nabo baravuga. Uretse ka kuri mikoro abeshi n'abacinya nkoro. Mu muri gucinya inkoro ku bantu babakurikira ndabazi. Donc kuvuga ibintu wabanje ukarikira ngo ikirere gihagaze gute. Nk'urugero byamaze kugaragara ko abantu bihereje uriya mugabo washatse Nyamata. Baramwihereje. Gafaranga rwose bamuri nabi. Bamuri kubuca. Hanyuma n'icyo wabwira aba bantu bamumereye nabi. Umuntu rero ugiye gufata ijambo wese yagiye kuvuga ahita afata umurongo wo kumwataka. Okay, sinzi nimba ari nayo version bafite ariko abenshi apima ikirere. Nimvuga nerekeza aha nibwo mbona abantu bambonamo neza. Noneho rero mvuga iki ngiki. Gafaranga yari yemerewe ijambo riri mu Bakorinto rimwemerera ko uwo mudamu babanaga w'umupagani ushaka gutana nawe amureka bagatana. Nje no ku mudamu, uwo mudamu nawe babyaranye yari yemerewe ko Gafaranga wamubereye umupagani, kuko buriya upagani ushaka kuba impande zombi. Donc buri wese
bibiri mvuko bivuga ngo umunakunanira uzamugandiza nahindukira uzabonye mwene so niyanga umuteza umwe nibyanga umuteza abiri nibyanga umuteza batatu ngo nibyanga umuteza itorero ngo niyanga kumvira itorero ngo azakubeho mu pagani. Rero iyo abantu bamaze mu rugo kuvuga ataka nagaki kandi imbere ubwo umugabo aba yakubonye ko amubereyeho mu pagani, ariko nawe umugore abakubona ko wewe umugabo amubereyeho mu pagani, kugira ngo iyo ntuza abantu bayumve philosophically ntabwo ngo uyu niwe mu pagani buri ruhande rwombi undi aba yakubereye mu pagani, kuko ntabwo dufite imyumvire imwe. Kandi ikintu bakubwira ngo ababurane babiri umwe wabigize nkana, ariko hari n'igihe iyo abantu bari kuburana Bibiliya niyo ibivuga ngo aburane babiri ibyo ni Kinyarwanda kivuga ngo aburane babiri umwe bigize nkana, ariko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ageze mu rubanza akavuga mbere ngo bawumva afite ukuri ngari kiwo kabiri aje aramuhinyuza. So hari igihe wumva uri mukuri nundi ari mukuri, buri wese akaguma kuri side ye. Niyo mpamvu ngewe y'abantu batandukanye akenshi unavuga ngo uyu ni mwiza n'uyu ni mwiza, mwishaka mu mwana mubi. Hagati y'agafaranga n'uwo babanaga mwishaka mu mwana mubi, simply ntibahuje. Kabiri muri babiri batahuje, umwe nashaka ku ruhande rwe n'undi ashaka ku ruhande rwe, nuhitamo kuguma gutya kabigisha ziko namahitamo ye. Gusa ntakora amakosa yuko n'urwa kabiri ruba nk'urwa mbere, aho byaba ari ikibazo. Nubwo ngicyo ngicyo nta kibana nk'ikibazo nimba urwa mbere rwanze shaka urwa kabiri, n'urwa kabiri rwanga ushaka urwa gatatu, ni rwanga ushaka urwa kane, ni rwanga ushaka urwa gatanu mpaka umwuka uheze. Wivuga ngo ariko umuntu ashatse kenshi se bivuze ni ibintu uri kwishyiramo mu mutwe. Iyi si ifite ibibazo byinshi, ifite challenges nyinshi, ntago wakomeza kuyitwaramo nkaho ikiri ya yindi ya kera, ntago ari byo gisubizo. Bari bemerewe rero kuba utandukana. Ntuzi ko byashoboka ko nuriya bashakanye yashoboka kuba noneho nawe yarashatse. Ari Murava agasohoka mu rugo, Gafaranga agasohoka mu rugo, bagakundana, bagahuza, dore ko nabonye baranadetinze igihe kirekire nuko wenda barabigize ibanga rikomeye. Nkuko ibindi kuvuga byose wasanga nta n'ubukwe bwabaye, ndetse hari igihamya nge mfite ku buryo nabyemeza 100% bango bwarabaye. Gusa ndi kuvuga just in case bwarabaye. Just in case bwarabaye. Hanyuma dusanze bwarabaye, hari abibasiye nanone uriya mukobwa. Tini gute ushobora kuba warungurwa n'umugabo w'abana batatu. Nanone ubona yuko bari kusana bamutera. Ko nakoze ubushakashatsi kubona muri comment. 98% b'abantu baba bari muri comment bagizwe n'aba bantu bakurikira: abaswa n'abasazi n'abagambanyi, cyangwa se abagome, cyangwa se aba negativists, I don't know. 2% isigaye nirimo abantu bazima avuga ikintu atibasiye umuntu. Naho hari nk'umuntu uza muri comment y'ikiganiro atitaye akabanza akagira gute agakobagura uwo muntu. Niba umuntu ariko ngo wabona hombetse amaso agahita muri turaho ikintu, niyo yaba ntacyo yavuze kidasanzwe, kuko muna wigize umutagatifu muko. Mbese baba bafite ukuntu hari abantu baba barimo bafite ama depression, nkunda kubita ngo depressé sadique kabisa, bafite ibintu bimeze nk'agahinda gakabije bashaka kwimarira mu biganiro bareba n'ibyo bandika mu comment. Ibyo bibaho, ariko mvuze ngo abibasiye ngo bibasiye nde? Bibasiye nyine Gafaranga, abanibasira uriya mwana w'umukobwa. Ni gute wemera? Ikintu cya mbere iyo umuntu avuze ngo ni gute wemera, ababona ku mutwe wa Murava hariho ihedi cyangwa abona hari uwo Murava nyine, uwo umeze nkaho uri gushaka kubaho pari procreation mu wundi. Donc kumva ko nje nabaho nkora nk'ibyo ukora, ubwo kigena nage nambara ko wambara nkajyanisha ntago bibaho. Mureke kwigira abanyagitugu, mureke abantu babeho, let them live their life. Byantangaza gusa ari kubikora atari yo mahitamo ye. Ntaho mwagiye gukora deba ku bantu wenda bategekwa n'ababyeyi babo ngo shaka uyu, ubu koko murumva deba yo kuba umuntu yifatiye umwanzuro we abihitamo. Ubuseka nkubaza Dawidi ko bari baramuririmbye ngo Sawuli yishe inzovu, ngo Dawidi yishe agahumbi, ngo Dawidi Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yishe inzovu bamutakagiza. Ushatse ko Dawidi yashaka agakobwa kariko kose akeza kaka beautiful kakanyampinga kariko kose muri Israel katari kuza kakamubera umugore. Ariko se nyuma ya Mikali yashatse nde? Abigail wari ufite abahungu n'abakobwa, wari umugore wa Nabali. Bivuze iki? Dawidi nimba yashimye Abigail, uramuhatira ngo hari udusugi. What's wrong with you? Nimba ukunze udusugi dushake. We
yabonye umeze uko umutima we wifuza. Murekera abantu amahitamo yabo. Biratangira kuba ikibazo. Kiretse wenda uvuze ngo ari njyewe sinakora biriya, ariko ari njyewe ubwo icyo gihe ubuvuze ngo njye hari amahitamo nakoze ugiye gusangiza abantu. Ni uko nanjye ushobora ngo njye sina mu rugo rutarimo amahoro. Sinabana n'umugore utanyubaha. Hari urwego rw'agasuzuguro ugomba kunsuzugura shenyoko. Ubwo icyo gihe byabaye kamera zose mwazitera ngo Mutabazi yakoze iki se? Yakoze ibyemererwa n'ijambo, yakoze ibyemererwa n'umutima we, nama we. So bariya abana bombi mwagomba kubareka bagashakana amahoro. Mu magambo make yanjye nakubwira ngo nta n'inkuru yari irimo. Nta nkuru yari irimo. Ariko imyumvire abanyarwanda bubatse, imwe yubatswe n'idini, indi yubatswe n'imitekerereze imigufi n'imitekerereze ikocamye, kandi bakumva ko nyuma yo kugira imitekerereze ikocamye yajya kuyempoza abandi. Nese n'urugero se ari namuntu akubwira ngo njyewe umugabo wanjye apfuye dufitanye abana babiri. Reba ushakanye 22 ku myaka 25 bamaze kubyara kabiri ahise akora accident. Mugisina kongera gushaka nakirira abana. Iyo mitekerereze kubwanjye ndumva ikocamye, ariko ni byiza n'amahitamo yawe yigumana. Ariko ikibazo gushaka kuza muri comment kuyempoza abandi. Ariko ngo mugore uko ari byaye gatatu ngo umugabo ngo akaguta ngundi yo urera abo bana ra, ariko sibyini yanashyuha sukaza kumuzima. Bibiliya nago ivuga ngo umuntu ufite abana ntagashake. Paulo yaravuze ngo aho gushyuha warongora, bivuze ngo umuntu wese ushyuha, umuntu wese ushyuha yemerewe kurongora. Rero ibintu byawe ubuzana, kandi hari n'ikindi abandi bibagirwa. Hari umuntu mubana ndetse nuzi ko ijambo rebe rivane nuza mu nuza. Hari umuntu mubana bitewe nuko mubanye ukajya ubanga kana gake na byandi bigahagarara. Bitari byandi by'uburozi. Hari n'abantu bakoroga wa mwagerayo ukibura, ariko hano hari no kwibura kubera yuko ntimuhuza ku rwego amahoro yarabuze, bigera naho iriya gahunda nayibura amahoro iriryamirira avuga ati cyewe ibintu sinabyinjiramo. Hari umuntu utanga urumva ngo mwashaka abantu babaganiriza. Nyine wowe uri gukora comment ibanza ugenda ubaganiriza, kandi turashaka resulta baganirize gahunda yongere ijye mu murongo. Nta wibize nibi abantu babashaka kwigira ibiki. No, urugo rutarimo amahoro Paulo akubwira kuruvamo. Urahita utuma nkubaza ikibazo nanjye kandi n'inyurabwenge n'ubwenge. Ubundi urugo rutarimo amahoro meze nkagiye no mu urimo ukoramo iki? Ese no kugira ngo ari n'umuntu kwa ngo ubusano bazayibona bati ko mana ya Abraham hano François Hollande president w'Ufaransa yarusohotsemo ko ashaka urundi anayobora n'Ubufaransa. Abantu ni tubanza twemera yuko imitekerereze yacu ikeneye kuba updated. Macron nimba ashatse umugore babana na mahitamo ye, what's wrong? Ntago ari na ngombwa ko biba inkuru. Ikibigira inkuru ni imyumvire yawe. Cyo koze keretse nimba ufite ikibazo cyuko mu bashakanye hari uwabyibeshye akaba afite imitekerereze yawe, akaba yakoze amahitamo atajyana n'imitekerereze afite. Mu byukuri abana mwagomba kubareka bagashaka. Ahubwo nge nagomba kubona abantu bazana bavuga ati gafaranga mahoro muri urwo rugo mu byare hungu nakobwa. Ariko ntuzibagirwe n'abari batatu, icyo amategeko gutegeka n'ububyeyi bugutegeka ujye ugikora. By'umwihariko nimba ari cyo mu buryo bwa kasha agomba kugira azacyubahiriza, Imana izayimushobozemo. Kabiri, abana bajya bamubona wenda nka kabiri mu kimwe sinzi icyo amategeko agena, ariko abo nk'ababa hanze batandukana bari hanze bazi icyo amategeko avuga ati uzajya wenda ujya kumufata ku ishuri kuri umunsi muri weekend muzayamwirirwana ababyeyi bombi abana bakababona. Hanyuma ko ari umugore ibyo utabyemera. None se noneho ikibazo gihinduka se gafaranga cyagenduka uwo mugore utari civilize. Wenda ukamubwira. Agavuga uti ko ari umugore utari civilize utabyumva. Ukamubwira uti abana ariko abo bana urya kureba abo bana urya kureba undataho gutyo. Uvuga aricyo ntaba ari civilize. Mbese nta nubwo abayagombaga kubana n'umuntu watandukanye. Umuntu ugomba kubana n'umuntu watandukanye ni umuntu uri open minded. Uzabindestandinga. Uzabasha. Harimo n'ibindi byisherega. Harimo no kuvuga ngo ubundi abantu aho kugira ngo bashyire imbaraga kwigisha ngo divorce ntizikabe, dore ko zirenga zikaba bazigishana ngo nyuma ya divorce yo yabaye abantu babana gute, hagati yanyu n'abana bigenda gute. Nk'urugero umudamu ntago yagomba kwangisha agafaranga abana ngo ajya ihora buri gihe, oya
niyo ari amakosa yari afite rimwe n'imwe yakavaringa, kuko abana bakeneye kumva ko nubwo mwatandukanye ariko mutumvikanye, ariko papa yari umuntu mwiza, yari umugabo. Kuko nuba portrayinga papa wakabwa rimwe na rimwe uri gukabya kubera amarangamutima no kunungunika na jalousie, uzaba uri kwica self esteem y'abana. So abana ahubwo nibige iyo divorce byanze nyine bikaba. How do we handle it? How do we deal with it? Ni gute papa yajya agira abana iminsi 2 mu cyumweru bihoraho, bityo abana bakabona n'urukundo rw'umupapa nubwo mutakomezanyije. Noneho n'umumama akagira igihe cyo kubabona, ibintu byose bikagenda neza. Noneho na wa mumama kandi hato bitazagera mu rugo, wa mupapa agatangira kujya mugira mu gikorwa, agatangira gukompara n'uwa mbere, wagiye cyo koze ngo shanga ibyo uri kunkora kana yajyaga bikini abimbwira. So ibyo nabwo bizitera ikibazo. So abantu bakiga psychologically ni gute iyo marriage itazamo ibibazo, cyangwa se ngo past itangire ku affectinga the present. Rero ntago abantu bagomba kuza badebatinga ku rugo rwarangiye, bagomba kuza ahubwo bubaka kandi bashyigikira urushya. Wasanga kuko yaketse ko abantu bamwe bafite iyo myumvire, niyo mpamvu bamwe yabakingiranye wamenya ribi. Nubwo nkiri kukubwira ngo sinzi nimba bwarabaye ko sinarimba urimo. Ari umubana nagiye mbona bakora ibiganiro ariko prank zareze. Nge niyo mpamvu na nubu ndacyabiruvuga ntazi ko rwabaye, sinarindiyo. Uri hagati. Cyokoze nageze mu murenge nkahicara bagasinya ndeba. No mu rusengero nkabagasinya ndeba. Ariko nimba ari nkuba babonye binjira mu nzu imwe bagakinga, bakinjira mu cyumba kimwe bagakinga, aho ngaho wavuga uti rwarata. Reka tubitegereze. Ariko kera niyo mwinjiraga mu cyumba mugakinga, hari umama waza agashyiraho gutwa ariko nibwo yemeraga ko urugo rwabaye, kuko iyo ngo nta foto nta cyabaye. Ka tubitegereze, amakuru mfite nuko vuba ari buze kugira icyo bivugaho bitarambiranye. Ijambo ry'abantu bari hano kuri no mihanda bashatse gukubita prank barayikwambika neza cyane. Abantu basigaye bafite maîtrise inarari prank ariko tubaze ko rwabaye ubwo bukwe bwabaye. Erega nanjye biriya byo gusorwa mu bukwe byambaye bari ya Marriott. Nagiye gusezeranya umusuwisi, ntago nibuka izina rye. Baragusura. Nasezeranyije mu Cyongereza. Njya gusezeranya umusuwisi n'umunyarwandakazi, ariko nabo ba mu Suisse ariko bari baje gusezeranira inaha. Banararaga muri Marriott icyo gihe. Tugenda tuganirirayo, naganira n'umudamu, ubu bari kambwira ati umugabo wanjye n'umuzungu n'umusuwisi nawe, so tabaganje nta kibazo. Bambwira ati wadufasha ukadukorera ubukwe butanze iminota 15. Ntimwambwiye se ni 5, batoya 15. Aturabiza pasiteri ba Afrika bijya bibagora. Nabakoreye ubukwe bw'iminota 13 n'amasegonda 37. Nari mbusoje rwose. Ndangije ndababwira nti ubundi baravuga ngo umugabo nasoma umugore. Nge nababwiye no umugore nasoma umugabo. Baraseka nabwo iki ariko byanyu namwiba. Birarangira ariko mbere yo kubasezeranya nabanje kujya kuri cocktail. Nasanze abantu bari kujya kuri cocktail. Umuntu arazarambwira ati apostle ati banze ijye kuri cocktail. Ngezeho barambaza ngo agasembuye se ngo cyanga ngo akadasembuye. Ndikanga. Nibuka ko turi muri Marriott Hotel. Ni mu make up pineapple juice. Mbona umuntu araje n'amariste arangira anyitegereza. Nguruwo ku ruhande rw'umugabo cyangwa rw'umugore. Ese umuntu n'umusuwisi urabona iki giha uru ruhanga n'iki gikara kiri mu ruhande rw'umusuwisi. Ndamubwira nti nje nta ruhande ndi hariko. Ubwo mfite akajuisi mu ntoki nimba ari gutekereza burya kanya kakabwa ati terekari usohoke wa muvumba we. Ndamubwira ni genda ubaze coordinator. Ninjye sezeranye ubukwe. Ku ruhande rw'umukobwa no ku ruhande rw'umusore hari abantu 30. N'ahantu bari bateye intebe ari muri Serenari, hari impande ya za ntebe z'imituku gutye nyuma yaho gutyo kuntu. Hari intebe 30 zitarenga himwe. Kuri cocktail bari 30 batungurwa nuko babonye umuntu w'ijigo wa 31 aje gufata akajuice. Bari bansoro. Hamwe ko baza coordinateur udasohora umuntu uri busezeranye none zebura bwisezeranyiriza. Ubwo nshatse kugaragaza yuko kuba umuntu yarimita abantu mu bukwe mu Rwanda ntihagira abantu noneho bavuga ati ndakora ubukwe burimo 3 muzabigenza mute? Nuko nyine n'amahitamo yabo. Mu bukwe bwanjye nasabye ko ngire invitation 10
ndi no kwibaza ndaziha abandi by the way ntabwo nari mfite ntabwo nari gutekereza just kuvuga ngo umuntu mujya muhamagarana n'ibisobanuye ko amutumira mu bukwe muri understanding yanjye mu myumvire yanjye muzehe na mere nibo bavuze ati dukeneye invitation 600 my dear reka da nanakoze budget y'ibihumbi 400 ku mpande zombi muzehe arambaza ngo usarimo inkwano muzehe ntukica umuco wari kwereye wowe araseka ni warunjijishije mu muco wa kinyarwanda umupapa kwera umuhongo we arambaza ati se buriya baguciye angahe iki ndaciririkanwa ndumva inkwano ari 500 icyo gihe 500 yari akazi ubu inkwano ziri muri miliyoni 2.3 wumve ko ku murenge bandikaga inkwano kandikaho kanaka yakoye inka nagiye mu murenge itaro mu byumba ahantu bita Kageyo kanaka yakoye inka kanaka yakoye 50,000 kanaka yakoye 15 kanaka yakoye ihene ebyiri nje banditseho 50 abaturage barahuriye barwa ariko uyu mukobwa baramugurishije abantu wako muri no bisimsiga ntekereza wakwereka ahantu ari inkwano y'ebyiri n'igice cyangwa 3 abaturage batakora ibyigaragambyo kwa umuturage ntiwamwumvisha uburyo umukobwa wa mukwe miliyoni 3 uko 500 baravuga ati muze murebe umukobwa baragurishije ariko okay ababyeyi nyine baravuga bati ubukwe ntago bwakorwa n'ibihumbi 400 ndavuga ariko nje mfite option yo gukora discount kugabanya ahubwo 200 nkabukora kwara abanakoreye ubukwe bw'ibihumbi 195 ku mpande zombi ukarebye burataha bwiza cyane ndi coordinateur ku mpande zombi mwabaye mu noneho arambwira ati dushyiremo ibiryo abanyabyumba ntibakore ubukwe butarimo ibiryo muze ushyiraho ibiryo ushyiraho n'amafaranga ndabize benshi bazanaza kubera kuri umukire ariko nago bazaje kureba ngewe uziko abantu bazaga mu bukwe aho kunsuhuza ukabona aransuhuza areba muzehe no kwibonekeza kuri muzehe ko yaje so uyu muntu ari gutuma ndekura amafaranga mu yandi magambo yazanywe na muzehe nashyire ikofi namena ikofi niwe bireba abarayimena banangira neza nta n'uwantwereye muko batarakara barakarira muzehe neze ninge barakarira baje mu bwa muzehe bari baje kureba muzehe biwe yeretse muzehe ibyo ariko ntago ari ikibazo no kugira umuzehe wubatse izina none ari ikindi wakora nyine kandi nta iyo sari umukire urabyihanganira buri ibyuma nago banyita Apotre Mutabazi ariko batangiye kubinyita banyita mwene kabari musaza yubaka izina ibyo wigira byo zango naratwitse watwitse ibiki byumbura mwene kabarira mwene diakoni kuri ADPR anyway nari mbivugiye kuvuga ngo nta kintu bari abana bakoze kidasanzwe byarambabaje kuba aho kugira ngo abantu baze bashyikira urugo rwabo babifurize ishyahi n'ihirwe babifurizeho ngo nakobwa baraje bigaragaza ko badasirimutse batari na civilize hanyuma dusoza Mutabazi hari ibitekerezo byinshi nagiye mbona ndashaka ko kandi tukavugeho aho abamama benshi nagiye mbona basa nari bafite ikibazo gusa tutirengagije ko ku mpande zombi umugore yaba mubi umugabo yaba mubi si byose ntibakumve ko ariko ko idini yabigishije ko umuntu agomba kuba mubi mushobora kudahuza yego buretse gato kudahuza kandi bisaba kumwe bari mubi mbwira akantu nabonye nagiye mbona benshi bavuga ngo ushango ngewe ngo ntaguzi byabaye ngo byagenze gutya na gutya dushaka ubuzima ati none turubaka tugira utya ati none inote zirabonetse aciyeho ukabona hari n'abandi uganira nabo ukumva arakubwira ati sha saba Imana sinzakire ateze kubera iki ati nkurikije ibyo mwene mama ibi yabonye wari no kubwira ati umugabo iyo yabonye miliyoni imwe simu munongera kumubona yashize nongera kubona abaye wanje wambaye urugero rwa umuntu yambwira ati bashatse ubuzima kabisa hahandi no kuburara byari ibintu byoroshye ariko yabanye ko reka kuzana amatakira ngo yimwana uri kuzana amarangamutima menshi nimba mudahuza wishaka kumufatisha amarangamutima yuko mwashakanye ikofi wishaka kumufatisha amarangamutima yuko mwashakanye ikofi nyine nibyo nkubwira mushaka kudaza kwera amafaranga bikamera nk'abana bango ngo umugore ashanga arabyara akabyara inge sakije ry'ijambo ryarandiye akajambo kabigitse nabi ariko reka nimvuga ino nyine nsubize ku buryo hari umugore wango kuva nabye gatanu rugo sinarusohokamo akitwara uko yiboneye akitwara no komeza uhinge komeza uterete komeza urubagarare komeza ugaragare nka wa wundi wa mbere icyo ndacyemera umuntu dusezanyije yakundaga kumbwira ati wamukundiye iki arakitubaza gishake we yishaka zibuye byo kwirebeshana sawa icyo kintu rero yagukundiye kizirikane uzahore gihari n'urugero rwiza nundi akamubwira ati icyo kintu yagukundiye kizahore gihari hari kireko utansubije bara abantu rero usanga icyo bamukundiye byose byarajyanye n'ukwabuke nese koko ngo kubera ko bashakanye ikofi none se amategeko ntabagabanya bakubwiye se katari bubagabanye nyine cyo nkubaza ubwo se karabagabanya nabi ikofi ishobora gutuma umuntu mwatandukana
ntabwo uri kuyunsubiza cyangwa se uri gusubiza abibagiye bibaza ibyo bibazo ikofi ishobora kuba intandaro y'uko ikofi imaze kuza Abraham Lincoln yaravuze ngo everyone can handle poverty or diversity, but if you want to know the character of a man, give him power or money. Ngiye ushaka kumenya umuntu umukubita ikofi cyangwa se gukomera ku umuntu kazi na celebrities gayikora ibintu by'agatangaza kwamamara. Bivuze ngo uyu byari nagutangira nkubwira uyu muntu yaje gushaka atarimenya atiyize nawe atazi n'ibyo arimo atazi n'iyajya amaze kubona ikofi rero mura none hajya yakimenya yimenya asanga ntaho we wanyawa ahuriye nawe uretse ko nigiye umuntu nyine aba atarahawe gutekereza no kwanariza neza ikofi yazi kamushyushya agasara ukabona baye nk'agasazi akanagenda nawe atazi yagiye nkunda kubibwira abantu wenda no mu bintu bya gipolitike bagani rimwe nemwe abantu bararirimba ngo turashaka impinduka change ariko ukabaza change ushaka zisa gute ye just change we gusa arashaka ngo impinduka reka wanza unatekereze you have a clear image and vision of the change you desire kuri navuga ngo utazata umugore cyangwa n'umugabo uguguna igufwa ukaza nuri mirabunguri abantu niba bashe gukira ibitekerezo ku murongo ba develope bagage ya sagesse yo kwitwara muri situations zitandukanye buri dutunze abantu benshi atazi kwitwara agiye gushaka ariko ntazi kwitwara ngo umugore tutemeranyije ku gitekerezo tuzabihindura inga gute igihe se yakoze igikosa cya danje nzabitwara ne nzamwitwaraho ne nzamuvugisha ne igihe se aje mu rugo yanungunitse nzahita nanya nsambuka cyangwa nzamenya uburyo mubungabunga igihe atari muri mood nziza none ugasanga abantu bakeneye kuganirizwa bagahabwa ibitekerezo byo guhendoringa hard situations no kubanira abo bari kumwe neza so rero icyo wambwiraga ngo iyo bamaze kubona amafaranga ntago ari ikindi si cyo cy'amafaranga ntago umuntu aba yiyizi ukagenda ashaka inote akagenda yimenya akazajya kuzigira yimenye neza none na wa mugore we nawe rero abantu nibikuremo ikintu cyo banga umuntu azangumana kubera yuko twaruhanye ibyo namatakira ngo ni amarangamutima nta none abigiramo inama cyokoze umuntu uwo mugabo wawe yumva yabanira nawe nubwo yisobanukiwe nubwo yabonye mudahuza nubwo wigize nabi nubwo wabyaye ukabyara ingeso akumva yakomeza agakwizirikaho kubera ko mwaruhanye ubwo namahitamo akoze uretse kandi intege nke no kuba umunyamarangamutima Mutabazi bye ngira icyo ubwira abantu tunasoza yabyiraga ko mwe mukiye kuko ibintu byawo oya ngo yabyaye ingeso bikari kunsetsa nakantu bajya bavuga sinza waga byari ingeso nicyo kiri kunsetsa hari igihe uganira n'umusaza w'imyaka 60 uri kwiriza ngo umugore wawe yagize gutya wabimubwira kandi umusaza uburyo gusubije ngovuga ngo n'umukecuru wanjye ibyo uvuga arabikora gukuba gatanu ariko ndi kubona wasaze wazamutse ntaga abantu babana uravuga ngo ngira icyo mbwira abantu ntaga abantu babana kubera ko abantu bari perfect marriage is a communion a union of two imperfect people umunsi rero abantu bashatse ngo Imana ibahe ba marayika uzabanze usize paradizo mu gikari wawe nawe ubwawe uri agashitani uri gushaka marayika wo gusisi abamarayika muri paradizo cyangwa se bakaba nyine urabizi neza ko nese umuntu yirwa mu tubari kandi buri atahana take away arashaka vierge tubwizanyije ukuri uyu muntu ari mukuri donc we si marayika ariko ashaka marayika n'umunyamakosa nka 500 ashaka udakora amakosa mwakeme mwige kuvuga ngo mu makosa ye nzamwihanganira nanjye nyihanganira ayihanganira yanjye ariko nanone iyibyo bihari ariko bikabya mwakomezanya urabyumva muri wowe wumva ari ikintu gikurura niyo mpamvu nakwaza ngo muzabana wasanga uriya muntu mwabanye mugikubita nawe urahise niyo bitaba crash ya indi ya danger ariko ubona karakano kari kukurura utaza kariko ariko kakaba gahari bivuze iki biravuze ngo
nimba umuntu usigaye mureba ko bataka nagaki nyine nta cya kintu nta kigihari ntacyo wifosinga ibi bintu by'ingoro byo gushaka gufosinga none byagera mu banyedini ye buriya ari nk'abantu bari buze muri comment ngo umuntu umwaposo ukatavuze nka poso mama we wavuze nka ba poso ubwo bagafaranga warabasezanyije baranagumana ko wavuze nka poso ni ibitekerezo byawe oya ndi kuvuga ari abantu bafite imyumvire ikocamye ishaje byana kwenga idini yaraje ifata abantu ibategeka ko bagenda ko batera intambwe babanza y'imoso si y'indyo ntibasiga hano hejuru biragenda biba too much none byaba ari Christianity as such bihinduka a new culture, a new bondage if I may say. Bimeze nk'abantu bari mu bundi bubata bw'ubundi buryo. Ariko Imana yaduhamagariye amahoro. Rya jambo rimo Bakolosayi abantu bagende barisomeye nirumva ari ibice 3. Umurongo waho wa bahere ku gice cyambere baraza kujyana bavuga ngo mwihanganirane kandi mubabarirane buri umwe ukagize icyapfa nundi. Urakoze cyane. Ngo mubwirane zabo n'indirimbo n'ibimbano by'umwuka ngo mube muhambirijwe umurunga amahoro rwose n'amahoro igituma rubaho igituma tuvuga ngo rugumeho na amahoro nimba buze muyasengere mugisha inama ariko nabura burundu get out sorute ujye kuyashaka gusa the next time ntuzakora ikosa rya dating nk'iryo yakoze mbere uzashaka uri shuwa neza kamahoro azaba mu rugo rugo mugahuza nta muntu utagira uwo bahuza. Urakoze cyane ni ibitekerezo byawe kandi harimo inama nyinshi cyane uwabura uwo bahuza ntiyabura umwihanganira kandi buriya nuwa kwihanganiye murahuza nyine mu mwahurije mu kwihanganirana yanjye so wabyara yihanganiye urakoze cyane Mutabazi buri muntu wese arakuramo ibye kandi iki kiganiro kirimo inyigisho nyinshi oya ariko abantu baje bibasira abantu bakoze uko batabifuriza urugo rwiza nta nubwo birimo ubupfura nta n'ubunyarwanda nta n'ubumuntu nubwo ufite imitekerereze yawe ni byiza ariko ibuka ko bari gukoresha iyabo gira igihe cyo gutanga ibitekerezo cyari kugira igihe cyo batari kubwo byari ibitekerezo byanjye ariko bahisemo barashimanye Imana ibaye do habeho ikintu cyo gushyigikira urugo naho ikintu cyo kuzusha mureka kuko biriya byatinyishije undi muntu wari kurusohokamo kandi akeneye kurusohokamo bikwiye karusohokamo ariko uziko n'amategeko tugira mu Rwanda avuga ngo umuntu yakoze genocide niwe wemerewe kujya kumudivorcinga akigihamye icyo cyaha cyangwa yakoze ikindi cyangwa gufata akana kurongora itungo n'urugero ndi kugenda mbaha so bigaragaze ngo n'amategeko y'u Rwanda yararebye aravuga ngo ntago umuntu yakihambira ku muntu ngo nuko baruhanye mwaruhanye ariko arongoye itungo mwararuhanye ariko ateze igisasu mu kiliziya giturikije abantu urabana ni nyamaswa se aha hantu ni bareba abantu bavuge ngo ibintu byo gushaka guhambiranya abantu ku mbaraga nibyo bivamo kumva ngo kanaka yaciye ubugabo bwa kanaka yamukubise umuhini yamukubise indyankwi ni makugenda twumva kandi aba bantu babiri bari gukubitana n'indyankwi umwe agiye agahurana ntuza byajyana undi yahurana ntuza bikajyana cyangwa agahitamo kubigisha baziko n'amahitamo ye cyangwa se yaba amahitamo yamwemeza kushubaziko akaba ariho yerekera ariko ari amahitamo atari guhambirwa n'imigozi urakoze cyane.